Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no mu byo mukora byose. Tukaba tugiye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Inteko Ishinga Amategeko yayo yakoze amateka kuri uyu wa mbere. Bemeje kwakira no kwiga ku mishinga ibiri y'amategeko ikomeye kurusha iyindi yose mu myaka ya vuba. Amasezerano y'ubufatanye bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amasezerano y'amahoro yitezweho byinshi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. N'ibiki bikubiye muri aya masezerano kuki batavuga rumwe n'ubutegetsi bose bayashyikiye batiriwe bajya mu mpaka ndende. Komeza bane natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo wumve neza buri kantu kose gakubiyemo kuko tutari bugire na kimwe tuguhisha. Niba utarakora subscribe yikora ubu ngubu dore ko inkuru zacu ziba zicukumbuye. Kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwuka wari wihariye cyane mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izwi nka National Assembly. Abadepite bose bari bitabiriye inama n'umwe tudasanzwe kugira ngo bige ku mishinga ibiri y'amategeko yari maze igihe kirekire itegerejwe n'abaturage ndetse n'amahanga. Iyi mishinga yombi yashyikirijwe Inteko kandi isobanurwa mu buryo bwimbitse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Teresa Kayikwamba Wagner. Uyu muyobozi ukuriye diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe umwanya uhagije kugira ngo asobanurire abahagarariye abaturage impamvu leta yabo yafashe icyemezo cyo gusinya amasezerano yombi ndetse n'inyungu zihambaye arimo yaba mu by'ubukungu cyangwa umutekano igihugu nyine kizakura muri aya masezerano. Nyuma y'ibisobanuro bye byimbitse Inteko Ishinga Amategeko yemeje ko iyi mishinga yombi yakirwa nta nkomyi bityo yoherezwa muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga kugira ngo isuzume mu buryo bwimbitse kandi bwa gihanga n'inzobere. Igitangaje nuko iyi komisiyo yahawe igihe gito cyane amasaha 24 gusa kugira ngo ibe yatanze raporo yayo yuzuye. Ibi byerekana uburemere ndetse n'ubwihutirwe leta ishyize kuri aya masezerano. Reka tubanze tugaruke ku masezerano ya mbere kandi y'ingenzi mu by'ubukungu. Aya ni amasezerano y'ubufatanye bukomeye cyane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Teresa Kayikwamba Wagner yasobanuye neza ko aya masezerano adasanzwe ahubwo ari ubufatanye bwisumbuyeho bita strategic partnership mu nzego zifatiye runini ubukungu bw'isi yose. Muri izo nzego harimo amabuye y'agaciro akomeye cyane bakunze kwita critical minerals mu ndimi z'amahanga. Turabizi twese ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye cyane kuri coltan na cobalt, amabuye akenewe cyane mu rwego rw'isi mu gukora battery z'imodoka zikoresha amashanyarazi, izi modoka zizwi nka EVs cyangwa electric vehicles, za mudasobwa ndetse n'ikoranabuhanga rya none rigezweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka ubufatanye butaziguye muri uru rwego kugira ngo yizere ko ibona aya mabuye mu buryo burambye itanyuze mu bandi banyamahanga. Usibye amabuye y'agaciro, aya masezerano anakubiyemo ishoramari rikomeye mu rwego rw'ingufu, ibikorwa remezo ndetse n'umutekano. Ibi bivuze ko mu minsi iri imbere abaturage ba Kongo bashobora kubona imishinga minini cyane yubaka imihanda igezweho, ingomero z'amashanyarazi nini ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'iterambere biterwa inkunga cyangwa bikorwa na ba rwiyemezamirimo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni ikintu gishobora guhindura isura y'ubukungu bwa Kongo mu buryo bugaragara. Kugira ngo ibi byose bishyirwe mu bikorwa hayashyizweho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bazajya bafatanya babyita joint monitoring mechanisms. Mu gihe amasezerano yemeza adashidikanya ko ubusugire bw'igihugu cya Kongo buzubahirizwa 100%. Ni ukuvuga ko Kongo izakomeza kwigenga no gufata ibyemezo byayo nta gitutu cy'amahanga cyangwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvuye ku masezerano y'ubukungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tugaruke ku masezerano ya kabiri. Aya masezerano yo afite icyo avuze kinini cyane ku mutima w'umuturage wa Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari kose. Ni amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ndibwira ko mwese mwibuka ko ayo masezerano yashyizweho umukono mu mwaka
umwaka ushize tariki 27 z'ukwa gatandatu umwaka ushize 2025. Aya masezerano afatwa nk'intambwe ikomeye cyane igana ku mahoro arambye nyuma y'imyaka myinshi y'amakimbirane umutekano muke ndetse n'intambara zagiye zisenya ibintu byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo amasezerano ateganya mu by'ukuri ni uguhagarika imirwano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Ibi bigomba kujyana no kubaha ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu cyangwa se territorial integrity cyangwa integrity nuko babisoma. Bivuze ko nta gihugu na kimwe kigomba kuvogera imipaka y'ikindi. Ikindi kintu gikomeye kibonekamo ni ugusubiza inyuma ingabo cyangwa se kugira ngo hirindwe gukozanyaho na gato cyangwa gukozanyaho na guto ku ngabo z'imande zombi, ndetse hakabaho ishyirwaho ry'urwego rw'ihuriro rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano buzwi nka Joint Security Coordination Mechanism. Urwego ruhuriweho ruzajya rufasha ibihugu byombi guhanahana amakuru y'ubutasi, gukemura ibibazo mbere y'uko bivamo intambara yeruye, ndetse no gufatanya mu gushaka umuti w'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu karere. Intego nyamukuru ibi byose ni ukuzana umutekano wizewe, amahoro arambye ndetse n'ituze mu karere kose, ibintu bizatuma abaturage basubira mu byabo bagakomeza ibikorwa byabo by'iterambere n'ubuhinzi ntabwo bafite. Nubwo imishinga y'amategeko yombi yerekana ejo hazaza heza kandi itanga icyizere, abadepite bari mu nteko ishinga amategeko ntabwo barekeye aho gusa ngo bemeze amategeko batabajije ibibazo bikomeye. Mu gihe cy'imaka humvikanye amajwi atandukanye y'abadepite basabye ko habaho ubushishozi bukomeye cyane kuruta mbere hose. Abadepite benshi bashimangiye ko hagomba kubaho gukorera mu mucyo cyangwa transparency ihagije mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, cyane cyane ayerekeye amabuye y'agaciro agomba koherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ayerekeye umutekano. Bavuze ko abaturage ba Kongo bagomba kumenya neza ibikubiye mu masezerano n'inyungu nyakuri y'amafaranga cyangwa iterambere bazakuramo bitari amagambo gusa. Byongeye kandi basabye ko inteko ishinga amategeko ikomeza kuba maso cyane, ibyo bise parliamentary vigilance, kugira ngo ibyemeranyijwe n'ibihugu byombi bitabera ku mpapuro gusa, ahubwo bishyirwe mu bikorwa mu mibereho ya buri munsi y'abaturage, by'umwihariko ku masezerano y'amahoro n'u Rwanda. Abadepite benshi bakaba batsindagiye ko ari ngombwa cyane ko buri ruhande rwubahiriza ibyo rwemeye nta kujenjeka. Ibyo nyine buri ruhande rugomba kubahirizwa ibyo rwemeye nta kujenjeka. Bavuze ko amateka y'akarere agaragaza ko amasezerano menshi yagiye asinywa mu bihe byashize ariko ntiyubahirizwe n'impande zombi, bityo ubu ngo bagomba kwitonda bakareba niba koko ibihugu byombi bizubahiriza ibyo byasinye nta guca ku ruhande cyangwa gucabiranya. Bagasaba ko hashyirwaho uburyo bukomeye bwo kugenzura uko kubahirizwa. Ikintu cyatangaje benshi cyane muri iyi nama y'inteko ishinga amategeko cyabaye uburyo impaka zarangiye. Mu busanzwe iyo hari amasezerano nk'aya akomeye ateza impaka ndende, rimwe na rimwe zishobora gufata iminsi cyangwa ibyumweru hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo cyangwa se opposition. Ariko siko byagenze kuri iyi nshuro. Umudepite witwa Pierre Sumeyi yazamuye ukuboko asaba ijambo maze atanga icyifuzo cy'uko impaka zihagarikwa byihuse. Impamvu uyu mudepite yatanze yumvikanaga cyane kandi yatunguranye mu buryo bwiza bugaragara. Depite Pierre Sumeyi yasobanuye ko nta mpamvu n'imwe yo gukomeza gutakaza umwanya mu mpaka ndende zidafite icyo zongeraho, kuko abantu bose bari bamaze gufata ijambo ryerekeye iyi mishinga, barimo n'abayobozi bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bose bashyigikiye amasezerano ntawe usigaye. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe ijambo mbere harimo Celestin Musayo uhagarariye itsinda rikomeye ry'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Gracier de Saint Nicolas Irachani
umuyobozi w'abadepite bigenga batagira amashyaka ya politiki babarizwamo. Abayobozi bose bo muri opposition bari bamaze kuvuga beruye imbere y'inteko ko bashyigikiye amasezerano yombi 100% kandi ko babona ariyo nzira y'agakiza k'igihugu. Mu gihe rero abashyigikiye ubutegetsi babishyigikiye n'abatavuga rumwe nabwo bakabishyigikira, dore ko ari nabo bakunze kugora leta. Depite Sumeyi yabonye ko nta mpamvu yo gukomeza kubijyaho impaka. Icyifuzo cye cyahise cyakirwa kandi cyemezwa n'inteko rusange nta kuzuyaza, ibintu byatumye impaka zita zihagarikwa ku kanya kugira ngo iyi mishinga ihite yoherezwa muri komisiyo. Ibi byerekana ko habayeho ubwumvikane budasanzwe, twakwita kari ubwumvikane nyine budasanzwe mu mateka ya politiki ya Kongo, aho inyungu rusange z'igihugu ndetse n'umutekano byashyizwe imbere n'inyungu za politiki cyangwa z'amashyaka runaka. Kuba aya masezerano yashyigikiwe ku nzego zose kandi na buri wese bitanga icyizere gikomeye cyane ko azashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse kandi bwiza kuruta uko byari byitezwe. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi ba Pilot News TV, biragaragara ko intambwe y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ari intambwe y'amateka izasiga yanditswe mu bitabo ku byerekeye ubukungu n'amahoro mu karere. Ese wowe urabona aya masezerano y'ubufatanye hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazana impinduka zifatika mu bukungu bwa Kongo cyangwa n'andi magambo gusa nk'ayabanje? Ese ubona amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda azazana ryatuze n'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo binyuze muri za nzego cyangwa rwa rwego rw'umutekano ruhuriweho? Duhe ibitekerezo byawe aho hasi hagenewe gutanga ibitekerezo, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Murakoze kubana natwe, ndabakunda cyane, twongere duhure mu yindi video.